nzapfa numiwe n'ukuri kw'Imana hejuru koko koko ubu nzajye kwa muganga ko gufata ibinini koko ndi gutinya ibinini hejuru y'akazi ko mu rugo nasize mu rugo ikiyede ari 2,500 mu rugo bambwiye ati mbumba amatafari banyubakiraho kurara nenda ndavuga ati ngiye mu mujyi ureba ibintu nk'uyu n'ukuri kw'Imana ngiye rwose ibi bintu rwose n'ukuri kw'Imana ngiye kuzapfa mpfuye mfuka hejuru y'amafaranga atari hejuru y'ibihumbi 5 kwezi njyamana n'umukecuru nkuriya njyamana n'umukecuru nkuriya none reba ibintu yankoreye n'ukuri kw'Imana mukecuru njyewe yaranyanduje mwana yaranyanduje nzaje ariko mwaka gandi mafaranga turamujama ngo ni Rwema none ndamubona naherutse ariko umbwira ngo harahana agiye gushaka akazi ese ubu yarakabonye cyangwa yarakabuze ariko mw'iyi mihanda niho akunda kubari ari gihe nagira gucya nkabona turakubitanye da Imana yabikoze se tugahita duhura akora uramujama nawe nko kuva mu cyaro yanze gukorera ari amafaranga yo mu cyaro nuko nabaryoshye ariko wabona duhuye nubundi nagenda nkamutunga kuko nubundi ibyambayeho umeze ute Rwema komera cyane komera mwana biracamose none biri gucamose urebeye inyuma nyine ndasekeje gutya mwana nyama kuri n'inkoni isuri kwicara ntago ziryamba ariko gusa nizere kutabibwira wa mukobwa ntago uzabimubwira ayo magambo ndayagira yambwira n'ubundi nari nakumvise na kare kose rega byasaba ko twicara kandi sureba kandi wambwira ariko wambwira rega ibibazo byawe uba ugomba kubitura umuntu kugira ngo abyumve naruhuka byose ibintu kubigumaza mu mutima none se uko nagiye mu mujyi ntacyahindutse ariko nyine reba nese hari ndareba imiti ukuntu wagiye rwanya ngo ubyibushye none reba ukuntu umaze kuba Rwema reba ukuntu ngoreka nkubwire reba nyine uri kureba hahandi nyine nakubwiye wa mumabuje wampamagaraga aragiye tuvugana karampa ibihumbi 50 ku kwezi wari wabimbwiye ari amakuru yo wari wayamaye kari ibihumbi 50 igira bizi neza ko nabikuze noneho naragiye hajemo no kuryama ujyamana na mabusha wawe mwana byihora noneho nkoresha agashashe ubukingirizo higiriye mu mujyi ubukingirizo kamwe n'igihumbi ntabwo ngo ndakora n'umushinga wo kujajja ndaburangura inama urabujana ngaje kubucuruza ya mu mukino noneho byagiye kore wishimye se kandi nkabona isuri hindutse bigenze gute sida yose nakoresheje agashashi kubera buhenze karacika ngiye kugura kandi masanga Rwanda Revenue mbona uko nakabaza ubu wanduye sida ubu se wa mukobwa wabeshaga noneho buzamuzanara aho ubufasha ngiye yego ndakumva kuri inshuti yanjye wakemera ko base nzaguha nagwa niyi myenda kuko nizo nakuye izindi narazigurisha ntago imyenda kose wayima ariko rwose ndagufasha nk'umuntu wanjye rega turaziranye bro reba ko ibintu bimeze ugiye uzagenda kwa muganga ati muri farumasi uzaje muri farumasi kwa muganga bafataga ibizani hariya babaga bari gucuruza n'inzoga ntago nshaka ko wa mukobwa mwana wa wundi ntago nshaka ko ngewe wiramenya ko nanduye sida mwana wa mukobwa none reba ko ibintu tugiye kubigenza ugiye kuzagenda njyanye ibintu twanywa n'akantu njye urambaga umukire cyane n'abaraza uzazana ibinini bya bitatu akira n'agandi ibinini bya bitatu rwose bitatu izina ry'Imana uzatege n'umunyura ukuntu bizagenda bisa umuhondo ntabwo ari bya bindi bisa gumwe bahaga abakecuru cyangwa ni bya bindi biba bisa ubururu bingana nk'iby'inka ibyo ni iby'inka kinka cyahita kikwica wakeno ngo nibyo bizayikiza vuba akarusho icyatumye ariko mwana mujye muri Isilamu zano kuri kw'Imana ndasubona abanana njye nabikoze ari urufirimbi ayi wewe ahagoze uko wagiye nyine reka nkwereke nyine naringiye mwana
uzi ko nafashe n'akandi ko Nose waragiye usigaye uri umushumba. Genda umushumba wa mumabuje nyine yabonye kimaze kugira arambwira ngo jya mu rugo banze ujye gufata ibaziya nka boss nk'umugabo we yabasanga mujyamanye ibintu byari guhita bibera aho ngaho ako jewe yari guhita ndangiza n'izina ry'Imana bari gukubita icyuma cyo nshaka kuzajayo nkamutunga n'ubundi bikarangira. Uramenya wacyana we mu mujyi bisaba kwitonda, bisaba kugenda gake, ushobora kugenda wanditse amenyo. Noneho reka tuzahure ibintu bizanye sibyo. Njye buriya mu rugo noneho mu rugo nzaguha n'amata, njyewe nje nzaguha n'amata asaga abagahari nzagaza. Reka tuzahure nzaniye nyine ako kantu ariko zibuka fagitire ya ibiyemo handi bahita bagira narenze nginana nina byageze byarahageze na hano haraguru birahari kwa nuze mwabazara mwe ndabazi. Reka naribi tuzahura ariko uzibuka mwana abantu bo mu cyaro mukundaga kumavura kuzapfa menge tuvamo genda wogapfa ubwo se uragenga amafaranga ibihumbi bitatu 500. Aya ngaya ngiye guhita ndeba wa mukobwa nakunze ubundi mitenya mukubita ubundi duhita tugira ibintu bikora. Sagwema uranyakije tunakutangiza ibyo binini bya sitanisha igenda ikwica.